Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 22 episode ya 22 aho turi kwiga iyi kanzu yacu muri kureba hano. Iyi kanzu rero tugeze kuri uko muyibona hano ni ukuvuga ati ku muntu mushyashya tutagiranye none ahangaha model turi gukora ngiyi byaba byiza ugiye gushaka episode ya mbere kuri iyi season ya 22 kugira ngo urusheho kureba aho twatangiriye kugira ngo nawe ugende ubona akantu ku kandi kugeza aho tugeze hano tumaze kwiga ibintu byinshi. Sasa hano kuvuga ngo dore kanzu yacu ifite vora yo hasi ni naho tugiye gucomeka mu kanya. Aya maboko twarayacometse mwarabibonye, twacometse na hano ku gipande cyo hejuru mwarabibonye. Ni ukuvuga ngo ngubu tuvugana turimo gusatira ku umusozo turimo kusatira kubera ko hano ibyinshi twarabisoje mwarabibonye. Ni ukuvuga kanzu yacu ifite amayipensi agera mu mayipensi 6. Ni ukuvuga ngo ni 6 turebe ani imbere 2 inyuma 6 2 hasi 8 ni amayipensi 8 mu byose mwarabibonye akantu ku kandi. Sasa rero nta gutinda no kuvuga ngo hano ni incama cyano mwikata mwarabibonye dukata vora yo hasi mukanya tugiye no kwitera mu bibone angago turimo dukata gapande ko hejuru mwarabibonye twaranagateranyije mwarabibonye. Reka nkwereka hano ibyo twabonye ibyo tutarabona kugira ngo usho kujya dusobanukirwa. Ni ukuvuga ngo ahangaha kwa turimo gukata mbabwira ati yari muri taye turakata gutya kugira tumanuke taye turamanuka 10 mu gihe ipadoro wata tumanuka 8 byose mwarabibonye mwiteranya rero twaradubuye mwarabibonye twometse frizoline ibi byose mwagiye mubibona. Ntago ari ibyo gusa umuntu amaze kudubura nyine gushiramo kadoda rakata twadubuye ibipande byinshi rwose mwarabibonye. Igipande cyasigaye kitadubuye ni ravura yo hasi yonyine ibyo byose biradubuye. Sasa rero twateye n'amayipensi mwarabibonye amayipensi 8 imbere amayipensi ni mwarabibonye. Ibi byose twarabyize epese zo hasi muri taye dore nazo ngizi twarazikoze aho twahuzaga ibipande mbabwira tugomba guhuza ibipande neze pensi z'inyuma zikagendera ahantu hamwe byose mwarabibonye. Hanyuma guteranya ibipande tubihuza mu mpande babwira tugomba kubihuza gutya byose mwarabibonye. Tunacomeka amaboko mwarabibonye ahantu ho twakora mwarabibonye. Ariko hano no tugeze dore ahangaha izi vora nizo tugiye gutunganya muri episode nke cyane zisigaye tugiye gukoramo ibi ngibi uri kureba hano. Hanyuma yaho tuzanatera imashini nyuma yo gutera imashini komeza ubirebe neza akantu ku kandi. Ibi byose ubirebe tuzasirifira nyuma yo gusirifira tube turasoje neza ikanzu yacu akantu ku kandi. Ni ukuvuga ngo rero kurikirana Voice Media Rwanda TV nkomeza kukubwira ati uwo turakora subscribe wayikora yikore maze dukomeze. Ubungubu rero twakomeje nta gutinda. No kuvuga ngo twagarukiye hano muri episode yabajirije ingiyi twari turi gucomeka akaboko kacu hariya mbabwira ati akaboko rero tugomba gucomeka gutya kugira ngo bigende neza n'amakutire ya hano mu kwabo ugomba kuyahuza kuriya kugira akaboko kacu karushaho gusa neza. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu wenda ushaka kujya gucomeka akaboko ugafata kutire y'agace ko hasi kuri vora iyo kutire wowe ukayifata ukayibushanya n'agace ko hejuru. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ugomba kubyirinda kugira ngo akaboko kawe ugerageze nyine ugacomeke neza amakutire yose ugomba kuyahuza. Nimba ari ahantu ari kutire itengezo ry'akaboko agace ko hejuru igomba guhura na kutire itengezo ry'akaboko ku gace ko hasi nyine bigahurira ahantu hamwe. Ariho handi nyine uvuye ku maho ujye ku kaboko ariko mu gice cyo kirebana no ku maho niho buriya kutire ibigendera hejuru ku kaboko ntabwo ugomba kuhashyira kutire. Rero umuntu utazi ibintu nk'ibi ngibi ubikora uko yiboneye ashyira kutire aho abonye. Wabibonye? Ni ukuvuga ngo hano hantu twaba turi ku kibazo cyo kuvuga ngo hari ukuntu ino vora uyikora wowe ukayitarasa cyane birengeje ibikenewe. Rero kwa kundi uba watarashije cyane narakubwiye ati mwikata wenda ushobora gupimaho vora ifatira ku muzenguruko wayo hejuru ariko hasi hari umutarako ntabwo tuwapima turagereranya. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ureba hano biba byatarasa cyane bigakabya. Ibi ngibi by'ubushize twakozeho ndahagira ati iyo byatarasa cyane bigakabya ugabanya umutarako biriya amaze gukora kuri birahagije. Hano rero twaba turi kubikosora ubushize ubu rero ahangaha nibyo turimo gukomerezaho mbereka ibyo ari byo neza sibyo ngo reba nk'ahangaha nawe ndebera nawe umutarako aburetse gatoya. Ni ukuvuga ngo nta gutinda ni rwa rwembe nkabaza ngacara nyine ku iteranyirizo hariya nyine nagiye muhuriza irabiye yo hasi kugira ngo uriya mutarako nyine aho biba byahuriye mbega ahantu hari kutire niho umuntu ajya guca kugira ngo abone ukuntu aza kongera gufatamo. N'ubundi ntabwo ndi buce hanini kuko hejuru nafashe ku muzenguruko w'akaboko naho ahubwo hari ikibazo ni umutarako uri hasi
wabaye munini. Rero iyo wabaye munini kuriya urawugabanya. Ahangaha rero ushobora kuvuga ikibazo ku kaboko cyo dushobora kuza hasi ku ikanzu turaza kubireba, ariko hasi nta nubwo haza nk'ikibazo cyane kuko ntabwo bigaragara ko haba hari umutaraka urenze. Hano ni umutaraka utaratse gakeya kuko ni ku kaboko, ariko hasi noneho ku ikanzu hasi uriya mutaraka uba urenze cyane ku buryo niba wanateza n'ikibazo utanabibona. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukugabanya gusa nta kindi. Hano ushaka wanagereranya, ariko reka mbihuze no kuri ka gace kandi kugira ngo hose mbigendeshe ku buryo bungana. Nakuyeho 3 haryo ni 3, sibyo? Noneho mpita ntwara urudodo kuriya. N'ubundi hano wabona ngo umutaraka bumazemo urahari munini cyane. Hano ku kaboko nyine ni design yo kugira uwerekane gusa ko amaboko ataratse, ariko kubikabiriza cyane. Ubundi hari modeli yo gutaraka nka kuriya naho tuzayiga, ariko iyo modeli ugiye kuyikora umva nta akaboko gakase bubiye, ariko ahagana hari akwiteranyiriza haba hataratse ku rwego haturuka ku rutugu hakagera ku kaboko hasi ku ntoki, ari umutarako gusa. Noneho ikanzu ukajya ugenda nyine nk'ikintu cy'ikibaba kigenda kizunguza hanyuma cy'igitarako kinini. Iyo modeli sinzi nimba muri kuyumva, naho tuzayiga. Niwe ushobora gukorera umutarako munini ungana kuriya. Ni ukuvuga ngo wowe kurikirana neza akantu ku kandi, ibi byose turimo turakora hano ni ibintu uzakenera mu hazaza, kubera ko ibi ni ibigufasha gukorera amafaranga witonze. Niyo mpamvu najya mubwira ati wantera inkunga nta gihombo kiba kirimo, kuntera inkunga nta gihombo pe, kuko rero ibyo uri kwiga ni ibintu bizaguriza amafaranga mu hazaza. Nananga nimara kuwakata ndajya nabona guca hano ndahaca nkurura, nta mpamvu y'urwembe. Iki ni igitenge gusa, mujya mwitondera ibitenge, hari n'ibitenge bicika. Gusa nyine amazina y'ibitenge ntabwo nyazi bigiye kure, gusa nyine ndabizi amoko yabyo. Yaba ibyoroheje, ibihenze, ibintu nk'ibyo, ariko hari ibitenge rwose kiba ari gishyashya ari na cyiza kinakunzwe, ariko wakibeshya ukagikururaho gato cyose kigahita gipasuka. Murabizi ibitenge byica. Ngenda bizi cyane rwose. Icyo gihe n'ahantu wadoze ugomba kwitondera kuhaca. Si uko igitenge kiba cyarashaje, ahubwo nibwo bwoko bw'igitenge nuko waba bumeze. Ahubwo mba nibaza nk'uruganda raba rwarakoze uriya mwenda ucika kuriya koko. Yego nyine nta kibazo, njye nta bibazo ndusize, ariko n'ubundi niyo nanabirushyiraho ntibyakunda. Njye ndacyari mu rwego ndiho, ntabwo nateza ikibazo uruganda. Ariko nyine hagati aho ngaho mujya mubyitondera mwebwe abatayeri, utazagera kuri uwo mwenda ukihutira gukurura igitenge. Babyita ngo ni ugukurura upfa guca, hari ababyita ngo ni ugutatamura, ngo upfa gutatamura ubikurure. Ni ukuvuga ngo rero ujya witondera ibitenge, kuko hari ibyo uzajya ukoraho ibyo bintu ugasanga urabiciye. Ubwo ndabizi hari abantu bahise bagira ubwoba bajya bapfa guca uko babonye. Uyu munsi ni ku cyumweru, nimba ari wo munsi ubonye isomo sinzi, nimba ari kuwa mbere ribonye sinzi, ariko hagati aho ubundi ku cyumweru hari ukuntu avuga ati nta masomo ndi bubahe, ariko kubera ko mbashaka nanjye kuruhukamo nyine namwe murabyumva, ariko nariye nagomba mvuga ati reka mbihera amasomo nta mpamvu. Burangiye reka mbabwize ukuri, burangiye hari menya nta no ku cyumweru ngira. Buriya iyo numva mfite courage ndakora. Ariko nyine simvuze ngo wa mwanya wo kwiharira kuruhuka gusenga, simvuze ngo biriya bintu si ngombwa, ntabwo aribyo nshatse kuvuga. Ariko nyine ngiye nikoneye nyine ubusanga kenshi nkunda kuba mugiye mu akazi kabaye akazi, cyane cyane korega no mu rugo ntihabura utumashini ntitubura. Ubwo rero mu rugo nabwo harya vuga ati nicare, ariko washyira akanya nkaba niyakirije mashini, ubwo tayari nkareba utuntu mba nikorera. Ubwo karuhuko mba nihaye, ubwo tayari nyine yumva karuhuko z'ubu nyine mba nkigafashe, urumva nyine mba nkigafashe. Ni gutyo bigenda nta kundi. Ntabwo igihe cyose mvuga ati reka ngende ku kazi ahantu, buriya no mu rugo hari ukuntu umuntu avuga ati reka nawe mategurire ibyo mategurire. Hano urabona ko amaboko yacu rwose maze kuyacomeka yombi, igisigaye no gusirifira igice cyo hejuru nakabaye ngisoje ibintu byose, ariko haracyaburaho akantu kakiburaho ni imashini, kuko imashini ihera hejuru ikagera hasi, cyangwa se igahera hasi ikagera hejuru, ariko hagati aho reka nigire hasi. Ubu tuvugana ngiye kuri za vora zo hasi, ari nazo za nyuma, ubu nizo ngiyeho. Nimba tuzasozereza kuri kangahe ntabwo mbisi pe, ahubwo nyine turi kwenda kugera ku musozo. Hano yavura yo hasi yacu ifite ubutambike nanjye nguvura. Umuzenguruko wo hasi nyine kwateranyirijeho, ndabona wajya buri 22 niyo irimo hariya. None rero 22 nanjye ngiye guteranyiriza zavura zo hasi kuri 22.
hamwe nyine hazahura na hariya. Ni ukuvuga ngo vura umutarako wo hasi wowe ntabwo mbara ibipimo byawo, wumva gufatamo ko mbonye nkagereranya, ariko ahagana hano hejuru hoho ndashyiraho 22 kuko hose 22 bigomba guhura kugira ngo vura wo hasi nyifata nkajya kwicomekeranya n'igipande cyo hejuru bihite bihuriramo nta kibazo na kimwe biteje. Ni ibyo ngibyo nta bindi birenze. Mwabibonye ibi ngibi biba byoroshye rwose, ni bya bindi bavuga ati ni nko kunywa amazi cyane rwose. Iyi vora yacu yo hasi nta fronse zirimo, ni vora itaratse gusa, hari no washyiramo fronse nabyo n'ikanzu yegayira twarabyize ukuntu bakora vora irimo fronse. Hano ni ku bubi bwayo. Karaga kanzu k'umwana nako mwarabibonye, ntabwo ari ibintu biba birenze cyane ibi ngibi. Hano ni ku bubi, ndimo ndasirinya ku bubi. Ku minota igera mu 8 dusigaje hano tugiye kwiga nk'ibindi bintu nyine bidasanzwe. Kuri ino somo ngiye gutangira muza zino vora nze kuzicomeka, ari no kudusatira ku musozo, ariko ibaze ko ngiye ntangiye modeli nyisoza neza. Byo nyine iyo ntambwe ntabwo ari buri muntu wese uyitera, abantu benshi baratangira ariko ntibasoze. Bagahereramo hagati da bikarangira ukabona video imaze imyaka ingahe ariko nta finali yayo wabona, ariko ngidatangira ngasoza. Urumva iyo revu ibyo bintu bikorwa n'abantu bake cyane. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha kujya guteranya ngiye gupima nyine hagana hejuru vura nazihuje. Sasa rero kazi nako nkubwira kandi kabanga mu kanya, ni ukuvuga ngo ngiye kubanza nshaka 22 nurutse hejuru ndapima kuriya umeze ngende 22 garukira hano. Noneho ngiye kubara imibare irengamo nyuma 22 22 garukira hariya. None nyuma 22 ndashaka kubara ngo harengamo kangahe. Katubibare guhera hariya ngiye kubara 1 2 3 4 5 6 ni 6 cyangwa 6 n'igice hagati aho. Ni ukuvuga ngo sasa rero ni 6, kamfate 6 ngabanye 2, ubwo bireta biza kuba ngo bingana 3. Siko bimeze 6 ugabanya 2 bingana 3. Bivuze ngo ararongeye kugenda mfatamo 3. Hano ndashaka kuzajya mandika cyane kuko biramfasha kugira ngo mbebereke neza kurusha kuzana ikayi. Hari ukuntu ikayi itinyikira ishusho rya kamera bitewe n'uko ikayi aba ari umweru cyane. Ni nko kujya kwanika ifu y'ubugari ku zuba ukongera ugasubira mu nzu. Ako kantu ni mukazi. Hano ndakuraho 3 no hirya nkuraho 3. Reka mbitekeshamo n'akadodo bita birangira. Kwa kurya kwanika ifu y'ubugari hanze ku zuba ukayireba muri kuyane kuyisanza, iyo winjiye mu nzu ugira ngo amaso yawe kabisa ewana. Kugira ngo uri kureba mu mwijima kandi habona. Hano niko biba bimeze kuzana ikaye muri kamera. Kamera hari ukuntu ihita kamera umwenda usanzwe hariya igahita izana nk'ibintu by'ibiyeziyezi. Biterwa n'urwego rwa kamera. Nabyo wenda birashoboka nawe wamenye. Mugerageze mwongere inkunga tuyihindure. Hari ikibazo se? Ni ukuvuga ngo ahangaha rero ngiye guca umurongo uturuka hejuru muri ya kutire nafashe ukamanuka hasi umera nkahoberetse. Narakubwiye ngo ahagana hano hasi ntabwo dufata nk'ipimo runaka tuvuga ati naho tugiye kuhapima, umutara ko ntabwo tuwupima. Ngenda gereranya simbengeke cyane ngo nkabyo ngeze mu nguni wenda ngerageze base manuke kuriya. Harabura mfashemo nka 1 n'igice cyangwa 1. Ni nka 1 n'igice cyangwa 2, dore ni 2. Ni ukuvuga ngo ntabyo kuvuga ngo ndafatamo igice hasi. Nakubwiye ngo ni nk'uko ubona ingaruka zabaye ku kaboko tubereka biye cyane nawe bishobora kubaho, yego nibwo bitakabyo cyane ariko bishobora kubaho. Rero hano ni ibintu ugomba kwitondera kubera ko bishobora guteza ikibazo. Ahangaha sasa rero nta bindi birenze, ni ugute kuteranya kuriya gusa. Hano twakomeje muri yaganira nyine amajwi gahera yarakoroye. Hano abahari abari hafi yanjye rimwe na rimwe ariko ntabwo bareba muri mashini yica amaso, noneho amaso y'umwana noneho ntabwo ari byiza. Kereka ari kwirebera nka kwe yirebye yegereye cyane nyine biriya bintu ntabwo ari sawa ku bantu nyine bamwe na bamwe.
hanjye je narabimenyereye n'ubundi nimba ari ibiyica azapfa nta kundi kuko nta bundi buryo nene editing niko kazi kaje no kwirirwa ndeba muri machine hari nta kundi nari ku mwana nkuru naga dusaho ariko nyine abari aho hafi niyo wumva ukuntu ndi gusobanura mbabona ari guseka nyine abana genda bakunda pe nawe umwana wawe niba mufite buriya ari inshuti yanjye bya hafi naye yumva najya murwara yo wana umva rwose wavuga ati abantu nk'abo ubundi baracyabaho urukundo rumeze ko byibazaho uvuga ati ahubwo wagira ngo ari ikintu ugamije ku mwana wanjye hari si gusa kandi nta kundi nyine ngewe n'urukundo mba nikundira ababebeto ni ukuvuga ngo ahangaha rero ni uguteranya nk'ibisanzwe no guterana nk'ibisanzwe nta birenze urabona ko ahantu tugeze rwose mbabwira ati turimo gusatira ku musozo nyuma yo guteranya ku mpande hano murabona ko igisigaye ngiye guhuza iyi vora yo hasi na cya gice cyo hejuru gusa kandi kantu nshaka kugira ngo nkubwire hano ni ukuvuga ngo ukuntu tumenyereye ko ngo vora zo hejuru zifatiye kuri contour ventre uba usanga imbere hari igipande kimwe nyuma hari ibipande bibiri ni iyihe mpamvu ituma inyuma hatari ibipande bibiri wansobanurira kandi agace ko hejuru kuri buduruwate muri taye inyuma hari ibipande bibiri kubera cyane hasi kuri vora inyuma hatari ibipande bibiri ikibazo ubu nakibabaza cyabananira nkabahana ni ukubera ko iriya mashini nzatera ku ikanzu ntabwo izagera hano hasi ni ukuvuga ngo inyuma buriya mpagira ibipande bibiri bitewe n'ikintu kizahanyura hazanyura imashini nimba imashini nzatera hejuru itazagera kuri ino vora yo hasi iyi vora yo hasi ndagira ibipande bibiri kubera iki muri iyi mpamvu ijipo ya doruwate tuyigira ibipande bibiri inyuma ni uko inyuma haca imashini kuki ishati ya kigabo inyuma hataba ibipande bibiri hakaba igipande kimwe kuki imbere haza ibipande bibiri ni uko imbere hariho hajya ibipesu hariho dusatura cyangwa se hariho hajya akantu runaka gatuma ishati umuntu yambara cyangwa mu bundi buryo ubwo aribwo bwose niyo mpamvu ibipande byiyongera kuki izi ikabutura wenda igira ibipande bibiri imbere n'inyuma ni uko nyine hose haba hari amateranyizo ko ikabutura bitewe na forume yayo nizere ko ibyo bintu bisobanukiwe hano ku muntu byari bicanze hano rongeye gucomekaho iravura hariya ibintu ndimo gukora ushobora kudasobanukirwa ibyo ari byo ariko ndimo ndareba ukuntu nacingiza nk'ikanzu hagati na hagati hariya kugira ngo kutire aho wafatira kutire hose cyane nuko kutire mu ruhande rumwe mu ruhande utazafata kutire hagati na hagati kuri buduruwate inyuma ukayihuza na kutire yo kuri vura hasi ntabwo ari byo icyo gihe waba ubihengetse ni ukuvuga ngo kutire yo kuri vura hasi niyo igomba guhura na kutire yo ku ikanzu ku ruhande apana inyuma hahandi inyuma hari igipande cy'inyuma simubizi ko inyuma ari ibipande bibiri hara kuri buduruwate hara muri taye bayibaye rero University Decorative ndabakunda cyane ibindi reka tuzasubire muri episode 23 kuri iyi season ya 22 kandi ikindi mumenye neza ko mwakora subscribe kandi ikindi nimero y'inkunga nayo ngiyo inkunga yanyu irakenewe ko nabava amasomo nkaya nimba biga bikagufasha ukikomereza ntabwo uri umuntu mwiza kubera ko aho ngaho buri kudutenguha ubumeze nk'umuntu uri guca ku ruhande ukagerageza gukura mwaka w'ikarengi gahoro gahoro ntabwo ibyo bintu ari byiza nimba ugira ngo dufatanye nimba ari inkunga ni inkunga iyo nimero nibikora ugize ikindi kibazo unyandikire kuri WhatsApp kuri iyo nimero tureba ubundi buryo ndabakunda cyane rero University Decorative amasomo aracyaza kandi we gusaba hafi bye bye